Vladimir Vladimirovich Putin, umugabo wa mbere ku isi w'igitinyiro kugeza ubu, kubera kuvuga rimwe isi yose ikamwumva ikamutega amatwi. Putin ntiyita ku ndeshyo ye, dore ko bamwe bavuga ko kuba umugabo atari uburebure ahubwo ari ibikorwa. Rero uyu mugabo w'imyaka 73 y'amavuko, kuko yavutse ku tariki ya 7 Ukwakira umwaka w'1952, wagaragaza ibikorwa cyane kuruta kuvuga menshi, nkuko yabigaragaje mu bihe byashize kuva yatangira kuyobora Uburusiya guturuka mu mwaka w'1999 by'inzibacyuho kugeza uyu munsi isi gikomeje kumwumva. Ni umugabo bamwe bavuga ko atagira impuhwe na gake kubera kutabona yasetse kenshi cyangwa afite akamwenyu mu maso mu ruhame rw'abantu benshi. Yewe hari n'abadatinya kuvuga ko ari we perezida urinzwe cyane kurusha abandi ku isi, kuko arindwa n'umutwe wa mbere watojwe w'ingabo za Special Forces witwa FSB, Federal Suriba Bezobanosti, cyangwa se Russian Federal Security Service. Gusa hano twebwe twaje gusobanura akantu ku kandi, nkutembereza ku bigize inzu benshi bakunda kubona ku mafoto mu binyamakuru bitandukanye, cyangwa se benshi bakunda kwibaza ku mutekano w'ingoro ya Perezida Putin yitwa Putin's Palace, abandi bakunda kwita Presidential House, cyangwa se inzu y'umukuru w'igihugu irindwa cyane kurusha izindi mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi irakoreramo ibikorwa bye bya buri munsi ndetse n'ibindi bijyanye n'iby'ubutasi bw'imbere buhambaye mu gihugu. Bana nanjye usobanukirwe neza byimbitse kuri iyi nzu benshi bakunda kwita iy'amayobera. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Hano kugira ngo dusobanukirwe neza ibyo ngiye kubabwira akantu ko kandi kuri inzu ya Perezida Putin, reka twisunga ibinyamakuru ndetse n'igitabo byemewe kandi bitandukanye byanditswe kuri iyi ngoro mu icukumbura ryimbitse kuri yo, maze bigakora inkuru ifite umutwe w'igitabo ugira uti Putin's Cryptocurrency Horns Russia, cyanditswe n'umwanditsi w'umuhanga Karin Dawisha, maze gisohorwa n'ikigo gikomeye cy'Abanyamerika gikora ibitabo by'abanyepolitike n'inyandiko z'ubushakashatsi cyitwa Simon Chester mu mwaka wa 2014. Ndetse hari n'undi mutwe w'ikinyamakuru uvuga uti No fly zone over Putin-linked palace is due to NATO spies, says FSB, washyizwe hanze n'ikinyamakuru The Guardian cy'Abongereza. Inzu ya mbere y'igitangaza, iyi bayita Residence Capital Corpus, cyangwa se bakayitazira izina Putin's Palace, twabigenekereza bigasobanura ubwami bwa Putin. Inzu ya mbere irinzwe bihambaye n'abasore banyuze mu myitozo ikomeye kugira ngo bakomere ku mutekano wa Perezida w'Uburusiya muri iyi nyubako. Inzu ifite umutekano ukomeye cyane kandi iherereye ahantu hatamenyekana cyane bitewe n'umwihariko w'umutekano wihariye uharangwa, cyangwa se uhaboneka bimwe byo ku rwego rwo hejuru. Gusa iyi nyubako uko uyireba yatangiye kubakwa muri 2005 ku busabe bw'ikigo cya mbere cy'Uburusiya cyitwa Russian Foreign Intelligence Service, gishinzwe by'umwihariko umutekano wa Perezida Vladimir Putin, wasimbuye wari mugenzi we ku butegetsi Boris Yeltsin, weguye mu mwaka w'1999, maze Perezida Putin ayobora by'agateganyo. Nyuma mu mwaka w'2000 akaba aribwo yabaye Perezida w'Uburusiya binyuze mu matora yemewe n'abaturage. Iyi nzu ikaba yaratwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane agera kuri biliyoni 1.5 y'amadolari y'Amerika, abarirwa mu mamiliyaridi menshi, kugira ngo yubakwe idasondetswe na gake igere ku musozo wayo. Gusa Putin si inyubako gusa afite, hari n'izindi nzu zibangagira, harimo nk'iyitwa Dash, inzu iherereye hafi y'icyambu cy'inyanja mu gace ka Varidayi, ariko inyubako yitwa Novo Ogaryovo ni ikunze kuvugwa n'ikigo gikuru gikoreramo ibikorwa by'ibanga bya Perezida Putin. Si ibyo gusa, mu bijyanye n'umutekano, izi nzu zose zifite urwego rw'urusobe rw'umutekano ruri hejuru cyane, kuko zifite uburinzi buhambaye bya nyabyo, kuko ifite ingabo za gisirikare ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho, byose bifasha kurinda umutekano utajenjetse na gake. Iyi Presidential House urebeye kuri Google Map ku mibare ya korodoni cyangwa se coordinates ziranga iherereye, ni inyubako iri ku cyambu cy'inyanja yitwa Etekopasi, hafi y'umudugudu wa Pruskoveivka mu gihugu cy'Uburusiya, hafi y'umujyi wa Grendezek. Gusa icyambu cya Etekopasi ni inkombe y'aho inzu ya Perezida Vladimir Putin yahisemo kuyubaka. Ni inyubako ikikijwe n'amashyamba, iteretse ku musozi, iri hejuru y'aho n'ubundi hazengurutswe n'amashyamba menshi y'inzitane ku nyanja yitwa Black Sea, cyangwa se inyanja yirabura. Noneho ahagana ku rukuta ku nkombe zayo hakaba hari urukuta rw'amabuye maremare ruhagarika amazi kugera muri iryo shyamba, aho umusingi witaruye w'inzu ya Putin yubatswe. Urumva ko ufite umugambi mubisha kuri we biragoye kumugeraho. Maze Putin nk'umugabo w'igitinyiro ku isi ushaka kubaka umutekano uhambaye, n'ubundi ahitamo kuyubaka mu gace kitwa Karisodanai Krai ku nkombe y'icyambu cya Black Sea Palace, n'ubundi ku nyanja y'umukara. Sasa rero reka tuyitangire gutya, kuko ndabona ibi byose by'iyi nzu nabitangiriye mu gicagasi.
Ubundi iyi nyubako ya Perezida Vladimir Putin iherereye ku Nyanja y'Umukara, yubatswe muri 2005 ku butaka bwa hegitari ziri hagati ya 68 na 74. Kuri iyi nzu kandi hashyizweho itegeko ry'uko mu gihugu cy'Uburusiya nta ndege cyangwa ikindi cyose cyemerewe guca mu kirere cy'aho inzu y'inyubako ya Perezida Vladimir Putin iherereye. Bivuze ko indege zitemerewe kugera hafi y'iyi nyubako, kereka gusa izirinda ikirere cy'aho iherereye za Special Forces z'Uburusiya. Za mbere zatojwe zigatorezwa kurinda perezida gusa, bitwa Federal Security Service, b'abahanga cyane. Si ibyo gusa, abarinzi ba Perezida Putin bujujwe mu ishyamba ry'aho inzu ya Perezida Putin yubatswe, haberamo ibikorwa by'ubutasi buhambaye, hagamijwe kurinda umutekano w'ubutasi bw'amahanga no gucunga umutekano w'ako gace kose, kuko nta muntu wagerageza kuhagera gasubira yari muzima, kereka ashaka urupfu. Ibi byose byemezwa n'ishami rya FCB, bavuga ngo Prohibited Special Use Aerospace P116. Mu rurimi ndi kuvuga bigasobanura ko nta gikoresho cyangwa indege yemerewe gutambuka mu kirere cy'inzu ya Perezida Putin iherereye cyangwa se yubatswemo. Ariko abenshi mu bamuzi ko inzu y'abaperezida aba ari inzu imwe gusa, ariko ku nzu ya Putin siko bimeze. Ni ukuvuga ngo iyi nzu yubatsemo izindi nzu nyinshi z'amayobera zikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, kuko inzu yose ifite ubuso bungana na metero kare 17,700, kuko ikubiyemo izindi nzu zubatsemo imbere za perezida aruhukiramo, hakabamo urusengero kiliziya Perezida Putin asengeramo, ndetse hakabamo inyubako y'abashyitsi yakirirwamo na perezida w'igihugu cy'Uburusiya n'ubundi. Hakabamo ikigo cy'abatekinisiye babyigiye bashinzwe gukora imodoka ya Perezida Putin gusa, ndetse akagira n'indi nzu afatiramo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya bya mu gitondo, ndetse hubatswemo ahaberamo imikino ya kasino ikinwa n'abanyamafaranga gusa, ndetse hubatswemo ahaparikwa indege nto zitwa helipad, ndetse hubakwamo indake cyangwa se ubuvumo buri munsi y'ubutaka perezida ashobora kujyanwamo byihuse mu gihe havutse ikibazo cy'umutekano muke. Ibi ntibihagije kuko hubatswemo gas and petrol station cyangwa se sitasiyo yihariye perezida anyweramo esansi cyangwa se benzine y'indege cyangwa se n'ibindi bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli. Agira kandi inzira ndetse n'uburyo bwihariye bwo gusohoka muri Presidential House, nta n'umwe umenya aho yanyuze asohoka, kuko nka perezida w'igihugu bamuteguriye inzira yihariye anyuramo mu buvumo cyangwa se tano anyuzamo imodoka ze zose, cyangwa se amakonvoye y'imodoka amusohoramo bakageze hanze, anyuze mu muryango umwe gusa unyurwamo n'umukuru w'igihugu wenyine rukumbi. Gusa nubwo ibi byose Putin abifite, ariko we afite inzu nyamukuru irimo byose akenera mu buzima bwa buri munsi, kuko harimo piscine ngari yogeramo aruhuka, inzu ikagira icyumba cy'isomero reading room, icyumba cy'imyidagaduro, akagira n'ikindi cyumba nyweramo divayi yateguwe neza. Uretse n'ibyo, hateguriwemo ibitanda byiza byo kwakiriramo abashyitsi mu gihe byabaye ngombwa. Icyumba cyagenewe kwakiriramo abaperezida cyangwa se abamasters gifite ubuso bwa metero kare 260. Iyi nyubako rero ifite umutekano ukomeye, ndetse ibikorwa byose birimo imyidagaduro n'ubukire biba bihuje n'ubuzima bw'abantu bafite ubushobozi bwo kubigeraho. Iyi Presidential House, igishushanyo mbonera cyayo cyangwa se plan, cyashushanyijwe n'umugabo w'umutaliyani witwa La Franco Cirillo, umaze imyaka irenga 10 azwi nk'umunyabugeni w'umuhanga cyane wa Perezida Vladimir Putin. Kubera uruhare rwe rero akaba yaramamaye mu gukora izindi plan zikomeye mu gihugu cy'Uburusiya. Inzu ya Putin yubatswe na company yo mu Burusiya yitwa Spetroy of Russia, company bigoye kubonera amakuru ahagije kuri yayerekeyeho. Gusa nyuma yo kubakwa kw'iyi nyubako, umutekano wayo washyizwe imbere, uhabwa umwanya ku buryo buhambaye cyane, kuko inzu ya Perezida Vladimir Putin uko uyireba gutya yubatswe mu mashyamba y'inzitane bingana gutya, irindwa n'uburinzi bukomeye buzwi nka za Chester cyangwa se Protection Services, ndetse mu mashyamba bujujemo indebakure snipers cyangwa se ba mudahushwa bakoresha imbunda z'indebakure, bakaba babarizwa mu gice cy'ikigo cya gisirikare gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga rihambaye ndetse no kurinda perezida, bimwe bitarimo imikino na gake. Iyi FCB ikora ku buryo hatagira ikintu cyangwa se umuntu uwo ari we wese wasengira cyangwa se ushobora kugera hafi cyangwa se kugerageza kugera kuri iyi nyubako, kuko iyi nzu ubwayo ifite umutekano rurenze uko umuntu yakwibwira cyangwa se yashyira mu mutwe agatekereza, kuko abasore b'intoranwa ba Special Forces bo muri FCB nibo bahora bakurikirana umutekano w'iyi nzu kuva hasi kuri fondasiyo yayo kugera hejuru ku gisenge cyayo, kuko bakora akazi kabo mu buryo bwihariye no mu bwitange buhambaye, kuko batorejwe kurinda perezida w'Uburusiya gusa. Kandi hari n'ubundi buryo bwihariye ikigo gikora mu ibanga cy'ubutasi cya Russia cyitwa SVR, Služba Vnešené Razvědky cyangwa se Russian Foreign Intelligence Services, ikigo gifite ukuntu gicunga amakuru y'ibikorwa by'ubutasi.
kurinda iby'amabanga yose batekereza ko hari uwagerageza kumena urukuta rw'umutekano wayo, ku bijyanye n'amabanga ndetse n'iby'agaciro bibitse mu nyubako y'umukuru w'igihugu. Gusa muri make iyi FCB ikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga rihambaye, harimo amacameras y'ubutasi atuma bareba ibikorwa byose biri kubera hafi y'inyubako, ndetse na za drones zikoreshwa mu kugenzura ikirere ndetse n'ubutaka icyarimwe. Gusa mu gihe indege cyangwa se ibikoresho by'ikoranabuhanga byagera hafi y'iyi nzu cyangwa se presidential house nka telefone, igisasu cyangwa se imodoka ndetse n'ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose cy'ikoranabuhanga, ako kanya hahita habaho ibikorwa byihuse byo kubuza cyangwa se kubangamira system cyangwa se itumanaho ryose riri hafi aho, maze bakarijaminga ikariburizamo ku buryo ridashobora gukora na gake. Ibi byose bituma umuntu uwo ari we wese utabifitiye uburenganzira atahagera, kuko iyo abikoze agerageza kugera hafi y'aho inzira aba ari kwishyira mu bibazo bikomeye, kuko ibi byose bikorwa hagamije kurinda umutekano wa Perezida Putin no gufasha igihugu cye kuba mu mutekano usesuye. Umutekano w'ingabo za FCB n'ingabo ikaba n'inkingi idasanzwe. Ahanini izi ngamba zose zifatwa kugira ngo umuntu ufite umugambi wo kugirira nabi perezida ari muri iyi nzu atazigera na rimwe agera kuri iyi nzu ya Putin. Kandi iyi nzu irimo byose perezida akenera, cyane cyane ibijyanye n'ikoranabuhanga, internet idashira, umuriro udashira, itumanaho rigezweho ridacika, byose bimufasha kuzuza inshingano afite zo kuyobora Abarusiya ndetse n'igihugu cy'Uburusiya muri rusange. Gusa muri make iyi nzu nuko nta byinshi ivugwaho cyane, kubera uburinzi n'umutekano wayo udakunda gushyirwa hanze cyane, kubera ko umutekano wa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya wagizwe ibanga rikomeye cyane. Ese umaze kumva ubuhangange n'ubuhanga bw'inzu ya Perezida Putin mu buryo yubatsemo, irinzwemo n'ibindi, utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba mwakunze amakuru ndetse n'ibintu by'ubwenge mbahaye, mwibuke gukanda like kandi ntimwibagire gukora subscribe. Naho ngewe wumvaga nitwa Mfura Chris. Murakoze, naho butaha.